urubyiruko rwinshi depression rufite nyinshi ituruka kuko impamvu muvanga umuhanga imirimo ntibikunde nimanze mumenye namwe imishinga mushoramo amafaranga y'urubyiruko arakoreshwa ariko reka nkubwire ikintu kibabaje wabuze ko ari abagore n'urubyiruko abenshi ni bande mu gihugu n'urubyiruko waruzi ko ingengo y'imari y'abagore no mu rubyiruko harimo abagore umva se waruzi ko ingengo y'imari y'abagore mu karere iba yenda kwikuba gatatu ingengo y'imari bageneye urubyiruko. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuma ijambo. Nitwa Abayisenga Papi Moise ndi nkomeza mihigo y'akarere ka Nyamasheke. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nge mpagaza ngaha nka rwiyemezamirimo w'urubyiruko kandi wabashije kubyaza amahirwe mwagiye mudushyirira hirya no hino yazanywe na gahunda za leta. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nyuma yo gushyira Centre de Jeunes muri buri turere, ngewe Centre de Jeunes yabaye igisubizo cyo kuba nagera ku iterambere, aho nanyuze muri Centre de Jeunes mbasha guhugurwa na Doti Rwanda batwigisha uburyo dushobora gutangira ku gishoro gitoya tukizamura tukagera ku rwego rushimishije. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nabashije gukora kampani yitwa Green United Venture Industry. Iyo kampani ikora amasabune y'amazi, izo savon liquide zitandukanye, izo gukaraba ku ntoki, izo gukoropa hasi n'ibindi. Muri izo mu gukora kw'iyo kampani nabashije kugira ibyo nigezaho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nabashije kugera mu kuba ndihira muri umuna wanjye ishuri, nabashije kuba ubungubu hari ibibazo byo muri famiye nkemura. Kandi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nkuko muhora mudutoza kubigiraho, kuko muri intore mukaba umutoza w'ikirenga, hari byinshi twabigiyeho. Nyuma yo kumva ijambo mwavuze ribabaje ryo kubona yuko hari urubyiruko rwinshi ruri guta ishuri kandi bibabaje ko bari kujya kuba bamayibobo mu muhanda, nkoresheje amafaranga mbasha gukura muri iyo kampani nakoze organisation nise Ubumwe Foundation. Iyo organisation yamfashije kuba nafata abana bamwe mu bana bari barataye ishuri mbasubiza mu ishuri. Ubu ngubu mfite abana barenga 35 ku bigo bya primaire bine bitandukanye mbasha guha ibikoresho by'ishuri basubiye mu ishuri bari barataye ishuri. Nyuma y'ibyo ngibyo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kampani yanjye n'ubu ngubu iri gukora neza kandi ndi kugenda ndushaho kubona isoko ryagutse, aho ubu ngubu ngiye gutangira kwiga kaminuza kandi mbifashijwemo n'iyo kampani yanjye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika tubashimiye uburyo muhora muduhugura kugira ngo twiteze imbere kandi tubizeza ko tutazabatenguha. Imihigo irakomeye ariko kandi irakomeje. Rakoze cyane. None ikintu kibabaje, ikintu kimbabaza nuko abo bantu bagirwa ibikoresho bagahemukira urubyiruko imbaga nyamwinshi bahembwa neza. Ababa bakoresha abari abo ba meya cyangwa abandi bantu tutazi barakubwira ati we kora ibyo dushaka nuko tubishaka ujye dusinyira twebwe turagupushinga ukabona bamugize gitifu umurenge. Meya avuga ngo basinyira ino mipira urubyiruko rwo bwambare mu bukangurambaga runaka wivunika agasinyira imipira 50 bakabahita urugero. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika niyohereze evaluation barebe miliyoni zirenga 50 yajya buri muri burenge w'akarere ka Nyamasheke, bagira ngo bamwe bagombaga korora inkoko buri murenge. Hari projet yaje kuzamura urubyiruko, abantu bakora kuri la sentire y'umukandara wa Kiyaga ari nabo bakora ku muhanda wa Kivu Belt, babakubita ikintu bise ubworozi bw'inkoko. Bari bati tugiye guhaza isoko rya Kongo yeri kujya kureba amagi muri Uganda. Urikumva barongera bavuga ati none abantu muri haruguru y'umuhanda mugenda mugakora ku ishyamba yego mwebwe mugiye korora ingurube. N'ubundi naryo ni isoko rya Kongo. Iwe wari uri mu gice cyo kuri Kivu Belt bagomba korora inkoko. Amagi rero ushyira ku muntu byahereye ku munsi wa mbere umena
ni ukuvuga ngo guturuka ku mujyo wa mbere bari bamaze kubona, bari bamaze kuvuga ati uyu Papi Moise nidukomezanya nawe twamaze kubona ko arahagarara kema akavuga urubyiruko. Umutwe ufunze buretse ngo bazi niba bakohereje ngo uhagarare urubyiruko uzajya kuvugira abandi urubyiruko. None niba uruvugira umuntu ugiye kuruvugira akaba yaragiranye bifu na mushiki wawe nawe ukora mu nzego z'ibanze bagashwana bakagira ibyo bashwana byabo ntazi barangiza oya se wabyo uri gutanga igitekerezo mu nama njyanama kandi wese umujyanama ni gitifu umurenge baje kuri reporting inama njyanama agataguruka ngo nincejeke. Yes, twongeye kubasubiza mu mwese mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Karame Nanone TV. Tubashimira uburyo mukomeje kudukurikirana. Turi babandi bitwaga ba Mutokambara ariko twavuye kure tugera handi kure. Twavuye kure habi tugera kure heza. Kandi tuva hasi mu mizi tugera hejuru aho mushobora kubasha kutubona. So muri aka kanya rero muri studio za Karame Nanone TV ndi kumwe na n'umutumirwa. Tugwaye ikaze nyakubahwa Sam. Yego muraho neza Karame Nanone. Abo muri Karame ndabasubije. Utwakira wowe iyo duhuriye ku marembo aratubwira ngo amarembo arafunguye ariko twebwe turaguhamagaye uratwitabye Karame. Yego ndahari. Rero neza namwe. Turagumye. Amarembo turahari. Ujye munanyaruka naho mutari akajisho. Nyaruke bareba akajisho nta mutima mubi. Naho wasiga ukoze sub. Yego. Cyane ko nabonye ufite imbaga wo gaco wangabanyirije. Babambwire bakanganira ku Marembo TV ko bizagenda biza ariko niba udukurikirana ukabura umukunzi wa Karame Nanone TV reka tugusabe kugira ngo ugende utanga n'umusada ku Marembo TV numukoreraho uraba utanze umusada akenshi ntabwo dusaba ibintu bikomeye tuba dusaba kugira ngo ugende ukore sub ufata iminota nk'icumi 15 20 ureba ku kiganiro twakoze ariko nzi neza yuko mu kiganiro mo hagati yaba harimo amakuru akureba n'ibyo ushobora gukuramo by'ubwenge kuko nk'uyu munsi njya mbwira abantu nkavuga ati ngiye nkunda gutangiza ibiganiro byanjye ijambo ry'ubwenge ariko maze iminsi ndi kwibanda ku ijambo rivuga ngo bamwe bigiye kubaho abandi bigira kumenya. Abigiye kubaho ntago babayeho ahubwo bigiye kumenya baramenye kumenya bibaha kubaho cyangwa ntibabayeho. Oya rahera none se abamenye babayeho cha papi hari ibintu twajyaga duhuza ariko ibyo ntituri bubihuze. Ase nawe ugiye kuntungura. Hari abantu bigiye kumenya kubaho byara. None se umva nkubwire. Mbwira aho uhagaze. Wowe je nakubwiye aho uhagaze. Wigiye uhagaze kukwigira kubaho. Hari abantu bigiye kumenya kubaho byaranze. Oya. Bari uhagaze he? Ngiye mpagaze kuwigiye kumenya kuko kumenya byamuhaye kubaho. Nyemerera mbigusobanurire muri ubu buryo. Nanyo nyemere mbikubwira. Ndaje. Okay banza. Oya mbwira. Okay. No kuvuga ngo uyu munsi umuntu wigiye kubaho ni umuntu wize yumva yuko ibyo ari kwiga ari byo azakoramo. Aha. Akiga management akumva afite inzozi zo kuzaba manager wa banke cyangwa hotel ikomeye kandi akumva yuko ahantu habonetse ayo maposte kubera ko mfite masters muri management niho ngomba kuzajya ngira ute depose kana mu rugo management agahora adepoza amaze imyaka 10 adepoza cyangwa imyaka 5 nta kazi arabona. Hari undi wigiye kumenya bimuha kubaho yaragiye n'ubundi ntago ubwenge tubukura mu ishuri tugenda dufite ubwenge tukajya kureba y'ubumenyi buriya bumenyi ari ikintu bugomba gufungura indi myakura iguha gutekereza bango ese niba ndi kwiga management nkaba ndi kubona umuntu ari gushinga hoteli akazana mwe niba utarize management akaba ari wagira manager nzabahone bwa bumenyi rero kuko wigiye kumenya utigiye kubaho buhita bukubwira ngo ariko nyamara nshobora kugenda nkafata tutorial ntiga gukora ikintu bise video editing. Ubwo ugiye muri field y'ibyawe uri kumva nakajya muri field y'ibye ibyo okay yego ngiye muri field y'ibindimo sibyo agahita kwiga guteranya video agahita avuga toke ubu ndabimenye yabona kamera agahita kashaka ejo agahura na Seburi koko ati nyene umfatira ibiganiro akavuga ati ngiye mfite kamera yanjye Fite na skills zanjye abantu ntitubahemba 400 300 cyane babayeho neza. None se ubu wa undi ukiri kwirukanka ashaka wigiye kubaho ari gushaka ari bati ngomba kuzabaho kandi nkabaho neza kubera ko ngende nize mfite masters muri management. Uko wabivuga gase niko nabivugaga no kuvuga ngo banza unyumve. Hari abigiye kubaho
ntibabaho ubu babayeho nabi. Noneho hari abigiye kumenya bibaha kubaho ubu babayeho neza. Nyamara hari n'abantu bari abahanga mu mashuri bigiye kumenya bakabimenya bakabinonosora. Ntago uyu munsi wa none barimo nakubuyedi bakabuze. Umva nkubwire, ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru. Umva abasore n'urubyiruko bari abahanga mu mashuri. Urakoze cyane kubera ko ari gukomotejeho. Ariko bitahuje na environment baje gukoramo biranga. Reka nkubwire rero. Zirabaje ukabasanga akazi gari guhabwa abashiki babakoresha, basanga ubu manager, basanga ubu cashier buri guhabwa abashiki babakoresha, basanga ubu manager bundi buri guhabwa abasaza cyangwa basaza b'abagabo cyangwa abagabo babo, basanga banke zubatse ikintu cyo kuvuga ngo duturuka ahangaha ziradadiye kugira ngo winjire mu rundi muntu udafite ukuntu turuka ikantarange cyangwa uturuka ibunyanaka byaranze. Reka nkwereke rero uwo muntu yigiye kubaho. Niba se yamenye ibyo yizera bimenye. No, oya. Ni uvuga ngo twebwe kwigira kubaho ntibikuye uko n'ubundi byo warize uba utarabimenye. Ahubwo twebwe tuvuye mu ishuri. Tuvuye mu ishuri bivuze ko ibyo wamenye bitakubeshaho. Umva se tuvuye mu ishuri. Twe tuje ku buzima bwanze ku isoko ry'umurimo. Isoko ry'umurimo realite y'ibyo bakubwira ndagurugero. Utazi ibintu utaramenye ibintu uzabikoraho. Hari abaririho uri kumva, reka nkuhe nk'urugero. Hari abantu bari muri iyi field dufata urugero rw'ibi turimo. Hari umuntu wize ibintu bya multimedia udashobora kunganya skills n'uyu musore wacu uri hano buri kudukamera. Wabyigiye kugikwa. Kandi wabyigiye kugikwa. Urabyemera? Kandi we yarize multimedia. Akanayiga akagenda akajya no muri kaminuza akiga ibyo bintu. Bivuga iki rero? Hari n'ahantu bigeze guca urubanza bavuga yuko mu gihe hari igihugu kimwe baciye urubanza ngo baje gusanga hari umunyamategeko waburaniye abantu imbaga n'imbaga basanga nta mategeko yize, kandi ngo benshi muri bo barazitsinze. 98 k'abanyamategeko agahabwa ibyangombwa. ubundi yaratsinzwe imanza ebyiri. Kuruta wa mucamanza wacu hano mu Rwanda bavuze mu mwaka w'ubucamanza niwe w'iby'inkiko byatambutse, basanze yarasomye imanza 300 na zingaye ntaho zanditse. Ibazo urwa bicuma yaciye n'urwabijyo neza ngo urkumva rero nibyo nshaka kukwereka. Nuvuga ngo 300 n'izindi ntaho zanditse yararuciye aryo yagiye avuga ati ndaruciye, kandi uko yaruciye niko rwanzuwe wesha inkiko bagiye kubishyira mu bikorwa. Ariko ntibabaze ngo bakuye ibyo bashyize ngaho tekereza niba hari umuntu bagurishirije batereje cyamunara, kandi hari uwahunganiye abantu mu nkiko barazitsinda barazigarima baje atariza amategeko. Kumbe wa muntu nta n'amategeko yagiraga, we yakubitagamo ikanzu gusa agakubitamo na yaboro. Twitonde ku ngingo ya runaka, ku ngingo iyi niyi itegeko iri niri bimeze gutya. Nicyo nashaka kubwira rero, uriya muntu afite ubumenyi. Ntabwo hakora amakanzu hakora iki ikiri muri wowe yego. Ese ntabwo byumva. Nuzigire kubaho uzigire kumenya, kuko niwigira kumenya nugera hanze ugasanga abantu ni abagabo babo, ni bashiki babo, ni bene wabo, kwase wabo, ni babandi baturuka hahandi bari guhabwa akazi muri institution, kandi ariyo wakagombye kuba uri gukoramo muri domaine yawe, bizatuma uzano wicare nde engineer mva mu byo nkora bindi nkaza nkayicara hano nkanafata microphone nka kujya mu kigo. Hari ikigo nigeze kujyamo gukoramo, hari ibintu bigutera ikirunguriro utari inkware papi. Anza dufite ibintu abantu bamwe bubatse bitera ikirunguriro utari inkware. Ubundi ngo hari ibintu bitera inkware ikirunguriro, ugasanga ufite iyi poste muri icyo kigo, cyaba ari icya leta cyangwa kitari icya leta, kanivugire mu seko byose nabikoze mu bwo bari bwihitiremo. Ugasanga ufite akazi ngo aturanye ngo na nyiri ikigo, ngo baraturanye ngo bahana imbibi cyangwa se bahana udusozi, ngo ufite uyu mwanya ngo se ngaziranye na mubyara w'uwo mugore cyangwa w'uwo mugabo, ngo ufite uyu mwanya ugasanga ngafite uko ahuye ngo na kirokoroko wo kwa runaka wo kwa bene wabo ati yoherejwe na runaka. Nakumva bose abo bantu bari kunyura uruhande nkumva niko barimo babadefinisa nk'abana ariko runaka iriya mikorere bafite buri umukoresha ntagabana ati ntabwo ugenda gacara ni amagi ari mu kigo. Nese ni amagi guteka nimo nari abantu uriya ise ni musaza wa kanaka, ni mushiki wa kanaka, ni nyirarume wa kanaka, ni ba mwana wa kanaka, akaba mubyara wa nawe uraho
ubundi nawe twajyaga twikanga yuko hari isano mufitanye nimbandoga isogokuru ni Karori ni isogokuru ni Rutoro umuhungu wa Kanaka nkigendera nige nazanywe hano nibyo nize nibyo nzi gukora n'ubumenyi na skills nibyo bankeneyeho ni isoko ubumenyi bwawe nibwo bwagushyira kumbe ngasanga hari abandi bashoreye amajigo mu kazi baraho ngo nuko bafite icyo bapfana n'umukoresha wara nicyo nashaka kumvisha rero wanareba n'imikorere ugasanga no mu musaruro birahura birahura niba abantu uzasanga ari nk'ibiheri mu kigo ari ukunyunyuza abandi gusa ntago ubwo baheruka gukora nisuriza abakoresha nkabo barabizi ubwo baheruka gukoza umweyo mu nzu nkuru yizi mikrofone hano hakurya ku Kacyiru no harimo ikintu ntago wumvishe ko harimo n'abazaga ngo bakaraga ngo za nyashi ngo kabona ngo bateretse mwaho nyashi areka ntago wumvishije abagabo bavuye bagahita batangira kuvuga ama operation ntago bazi bari kujya bakora operation mu nzu nkuru nk'iriya kandi twese turagiye Yerusalemu hariya kandi bari kumara ariko kumuganisha umuntu yarabivuze ndeba kuri cya kindi kitanyuzwa n'aka ndebye nkajya ndeba nkabona abantu nkabona ibiganiro nkavuga ibiganiro koko inzu nkuru nkagashaka nuza ndi kubyumva twigendera ibyo rero wamugana igihe nshobora gusanga uko kwiga abantu batazibona icyo bigiye cyangwa buri wese abona yumva afite intego kwigira kubaho si bibi kwigira kumenya nabyo si bibi nta na kimwe kibi muri ibyo ngubyo kuko byose byagutunga uhuye naho environment iri gukora neza umukoresha n'icyaha gushakira abagushakaho ubumenyi ariko ibyo bintu bibuze bitera agahinda ariko ngewe icyo nakonseya urubyiruko rwinshi buriya impamvu bambwiye abantu ngo bigire kubaho ntabwo nagira ku rwego rwo kubona title ya engineer ngo numve yuko nimburaho nzajya gukora mu ruganda cyangwa nimburaho mfitinga kwanza numpamagara ngo ngwino nk'akazi nge ntago ndibuze kumera nkaho ndi ngo ndakurikira 600 mu 800 ngo mpite shiduka ndabanza ndeba akazi ugiye kuma n'inshingano ugiye kumpa muca amafaranga iyo tayamaye rero ndavuga ati reka nze nifatire mikrofone zanjye nzajya nkora uturaka nkora twa consultance mbwire n'abanyarwanda inkuru nziza rero kumva rero niyo mpamvu mba ari kuvuga nkavuga ngo ngewe umuntu wese namuhugurira kwigira kumenya nubwo mubwira ngo uwigiye kubaho hari abo bihira kuko bari umuhanga mu ishuri akagenda akadepoza ariko twese tugiye kwigira kubaho dushaka kuzadepoza twese ntabwo dufite batuvugira kugira ngo tugere hariya nk'uko wari ubivuze nyine wabonye ko buri gihe kugira ngo wicare ku ntebe ari umuntu bajya bavuga ngo nta mbwa ngo yurire igiti yuriza okay reka twikomereze rero wari ukomotoje ku rubyiruko uri kuvuga ati urubyiruko rwinshi ati ruri hano hanze rwisanze muri izo situation ni Amajido Black Amajido Black Amajido Black mbabarira nuko we narya amazina yemba ntayamwitiriza cyane ako ndamwemera siwe warimye uvuga ngo ayo mashuri mudusaba ayo mashuri mudusaba yarangije uri utagira ngo ntiyari afite agahinda mu mutwe kabamubwiye ibyo niba atari we wiririmbaga none sibyo si wo bavuga ukora firigo yego azi gukora ikintu yanakoze innovation ya firigo yakoze firigo mu giseke narebye video irenze imwe firigo ikonjesha umusaruro gukonjesha yego mu giseke yajya bohesha iruntu rw'uruseke runini unize yawe tuzazishizanze tukagurasa cyangwa arazenda nawe yabyise made in Rwanda birahenda kibazo oya ashobora kuba atari na made in Rwanda none se erega hano mu iki gihugu dufite niyo mpamvu nkushatse kukubwira ukomoteje ku rubyiruko ndavuga tukoze hasi unyibutse ibuye nujya kureba imibare myinshi y'abantu bari gukora ibintu byo kwiyahura n'urubyiruko sibyo ugasanza percentage ziri hejuru cyane mu kigara cyo ko ejo mu rubyiruko urubyiruko yiyahuriye ntago aricyo reka dufate inshuro reka dufate abantu bamaze gukora no kwamakoza nuzi ko abantu basiga bavangwa n'abantu biyahurira no kunkunda amahoro reka dufate no kwamakoza abantu bamaze kwiyahurira no kwamakoza mbwira umuntu ureje imyaka 35 bamaze kwiyahurira haruzi baravuga ngo ni umusore uri mu kigero cy'imyaka hagati ya 28 na 30 ni umukobwa uri kigero hagati y'ikigero cy'imyaka 30 na 25 uri kumva bivuga ngo ni 30 guturuka ku myaka 17 kugera ku myaka 35 itegeko mpuzamahanga buri rigena imyaka 35 yuko iyo yirengeje uvuye mu rubyiruko bavuga ngo urubyiruko ari 30 sinzi n'abari kiyo bagiye muri forma iri international muri
ano mategeko mpuzamahanga bemera yuko ari 35 imyaka bari 35 so rero icyo nshatse gukubwira ni iki imyaka myinshi abantu barimo baragira ute bari kwiyahura n'urubyiruko kandi bari guhura n'ibyo bintu uri kuvuga bitandukanye bari kugera ku isoko ry'umurimo bagahura na challenge bizibi bari kubabwira ati ibintu nta kazi bifite ari kujya gushakisha gutya akajya benshi ari n'inkundo reka manze nkubwire buriya utazi gestion y'inkundo buriya reka nkubwize erega urukundo nta shuri barwigisha ngo ntabwo inkundo ngewe ari cyo mbona gishyira buriya umuntu ajya gufata icyemezo cyo kuvuga ngo basi niyo shuwa umutima wanjye n'amarangamutima yanjye yose reka nyashyire ku gukunda umuntu no kubera ko ari ibintu byinshi bijya byamucanze ngewe ahubwo impamvu mvuga ibi tunarebe ko ibyo by'inkundo niba bigezaho urubyiruko butera kwiyahura kubura umurimo bitera kwiyahura umva nkubwire employment kubura akazi bitera kwiyahura biri muri bimwe bishobora gutuma ugira depression yego wagira agahinda wakumva wihebye wakumva wiyanze aha iyo umaze kwiheba rero no kwiyanga nibyo bigutera uburwayi bwo mu mutwe bushobora gutuma ufata icyemezo cyo kwiyambura ubuzima uri kubyumva noneho reka nkwereke dufite minisiteri y'urubyiruko ariko minisiteri y'urubyiruko utuma twishima dogiteri utuma twishima Abdallah ariko kugeza n'aka kanya ngewe iyi minisiteri ndayinenga kubera iki nese umutegerejeho ko azakoresha inama y'igihugu urubyiruko rwose cyangwa azakora tuwa muri buri turere mu nshingano mu byo ahemberwa ibyo birimo hega minisiteri ni ugushyira imirongo migari n'ubukangurambaga bugakorwa ashyiraho imirongo migari bagakurikirana na monitoring yayo izo nama z'urubyiruko z'urubyiruko ni baringa none se minisiteri y'urubyiruko igira imirimo izaho iyo nama y'igihugu y'urubyiruko ni baringa ndaguha urugero reka nkubwire ibi nabibayemo ntago najabutsemo abandi basigaye bayenjoyinga uratangira utigenda shashi no uryoheye abandi shashi no reka nkubwire reka nk'urugero ngiye kukubwiza ukuri ningira amahirwe muri 20 cyangwa 30 bazareba iki kiganiro hakaba hari umuntu wabaye muri izi komite z'urubyiruko arakubwira buryo ki izi komite ari baringa ndanakwereka impamvu mbivuga ko ari baringa buretse gato mu mwanya gato ega baringa ni ikintu kidakora kitabaho none se zirakora zo zibaho zifite n'ibyo buri munsi zikora wenda vuga umusaruro wazo ntuhagije zikora iki ubukangurambaga kubabwira ngo mureke ibiyobyabwenge muze kwihangira mbwira ubukangurambaga ibyo bibiri mureke ingeso mbwira ubwo bukangurambaga muze kwihangira twibumbire mu makoperative mbwira imirimo bahanze mbwira koperative bashinze zikabaho zarapfuye se yewe we ubwo wasanga wahoze Marina yo wayishe iki ni ikigaro ubundi navuze ngo hariyo wahozemo ibi ngibi ahubwo amarembera yayo nayo reka mbanze nk'uha urugero Yosefu niwe wajyaga gukora ibiganiro ngo amarembera wasanga nayo wayoboye amarembera yari uje gutaka hano reka ngiye mbanze nk'ubu nawe utayoboye ngo reka nk'uha urugero rwa hafi ntubona iyi nama y'igihugu y'urubyiruko ngiye ndashimira umukuru w'igihugu n'abandi bacurabwenge b'igihugu kuba baratekereje bavuga ati mu gushyiraho inzego nimushyireho na platform y'urubyiruko bene ab'inzego zireberera aho ubwabo bahurira yego noneho barangiza bakavuga ati ntibihagije no muri mu nteko ishinga amategeko nimureke dushyiraho umwanya wihariye winjiramo urubyiruko nabo biyumvemo ko bagera mu myanya ifata ibyemezo ariko ibyo byose ngewe ndashimira navuze ngo ndashimira umukuru w'igihugu n'abacurabwenge b'igihugu kuba baratekereje ibyo bintu ariko igihe kirageze kugira ngo bakore bakoresha izo nzego icyo zivuye bakore evaluation izi nzego zishyirwaho gute cyangwa zikora iki none bamara kumenya ngo zishyirwaho gute bamenye ngo zikora gute ni ukuvuga ngo iyo ugiye si ukwiyamamaza tukazamura akaboko rekeraho cyangwa tukajya inyuma y'umuntu rekeraho nese warabinenze ibyo reka nkubwire ngewe kuri nani ndabyemera pe kuri promosiyo yanjye njya mu nama y'igihugu y'urubyiruko twakoze amatora yari y'umurenge duhera mu mudugudu niho dutorerwa byari open ubundi se kugera kuri uriya mwanya bisaba kuba woroye inka zinga bisaba kuba wakinnye warakoze ubuvolonteri banza wumva ariko byari open sibyo ariko nubwo byari open byabaye open kugeza ku murenge ahandi biba close discipline ahandi baraza baravuga ngo briefing
icyo mwuka abwira amatorero. mwumve icyo mwuka abwira amatorero. Ibyo sinanabyanze. Kuba baza bakavuga ngo uyu niwe wagiriwe icyizere, it's fine, ahubwo aje kutumarira iki? Ndaguha urugero. Ntituzi ikintu bita Youth Connect. Hano bahuriza urubyiruko ngo rufite imishinga, bakagaragaza imishinga bagaterwa inkunga. Wakemera yuko nge ndivugira iwacu muri Nyamasheke. Akinyamasheke ngo abana amabara. Urikumva? Ndivugira iwacu, ngewe ndi kuvuga abanyarwanda bajye ngewe mpamvu bari kuvuga ibintu ngewe navuze ngo sinzicara hano numva nkoresheje n'ijambo riremereye. Mba ndi tayari yo kugenda nkaridefana nkagaragaza na proof. Yego. Ntago nzigera mvuga ikintu ntashobora kubonera ikizibiti gifatika ku buryo nazakubwira ati urampamagaye. Umve meya wa Nyamasheke reka yumve. Hariho uwitwa Kamari MFAB. Yego. Aho hari hayinga 2000 na kangahe? Muri 2015, 2016. Ni kera. Uriho? Ikigena nari ndi muri coordination y'urubyiruko ku rwego rw'umurenge. Okay. Ufite udufaranga nk'urubyiruko. Banzu nyumve. Hariya rero sasa nibyo niruva ati igihugu igihe kirageze kugira ngo bamenye barebe ngo ese koko ibintu tugenera, ibintu tuvuga tugenera urubyiruko bibageraho. Ese urubyiruko iyi nama y'igihugu ikintu tuyishyiriraho nico ikora. Icyambere iyo ugiye muri uriya mwanya bakabona urahagarara ukavuga wemye uri kuvugira urubyiruko, aravuga ati uyu muntu azadukoresha amabara n'umusore hano bagutoreye kuvugira. Ariko waretse nkakubwira ngewe uko ndi kukubwira ibyabayeho ko nagezeho, buretse ndashaka kuzababwira operation y'abantu bo muri Nyamasheke igiye ukavuga ngo umuntu wabeshye umukuru w'igihugu ninde, baravuga ngo Papi Moise wabeshye, ngo wabeshye perezida wa Repubulika. Ushireho ititire urumva cameraman yititire ntuyivaneho. Umuntu wabeshye umukuru w'igihugu ni Papi Moise. Umuntu wabeshye umukuru w'igihugu ninde? Ni Papi Moise. Uzi ikintu byaturutseho? Ni ukuvuga ngo iyo ugezemo hariya ngewe n'urubyiruko nayoboye igihe gito namaranye nabwo muri Kanjongo. Amezi nkangahe? Namaranye nabo umwaka. Okay. Umwaka ubwo wari umaze kubumva kumenya icyo bashaka n'icyo. Reka da ngewe ahubwo urubyiruko rwari rwanuye rubizi ko hari ibikorwa nari naratangije, ahubwo twari dukomeje umurindi. Ahubwo mu byo bikababaza. Bandeze abakozi bo mu murenge meya atangira kungirira bifu. None ngavuga ati se ubu ngubu uyu meya umwanya ariho. Nge narafunzwe. Katonda uranakatirwa? Ntago nakatiwe. Nzi ngo ndi kumwe n'igisambo. Nagiriwe ubuntu sinakatirwa, ariko nafunzwe bari kunshyiraho iyo dossier, bashaka kunshyiraho iyo dossier ngo nabeshye umukuru w'igihugu. Bashaka cyangwa bagaragaza bigaragara ko wabeshye umukuru w'igihugu. Reka nkubwire rero. Nyibwira uko wamubeshye. No kuvuga ngo uyu munsi nashaka kwereka urubyiruko rushyirwa gute inzego z'ubuyobozi. Wakomeje iyo. Nibyo ndi gushaka kwereka nyine. No kuvuga ngo uyu munsi twebwe twaragiye tugera ku murenge, tugeze ku karere dusanga bamaze gupanga bagomba gutorwa. Tunabyina iyo mbyino yo kwikiriza. Bagomba gutorwa. Ako baturuka muri bamwe. Baturuka abari baturutse mu mirenge itandukanye twari tugiye gura ku karere kugira ngo dutorwemo. None ikintu kibabaje, ikintu kimbabaza nuko abo bantu bagirwa ibikoresho bagahemukira urubyiruko imbaga nyamwinshi bahembwa neza. Aba bakoresha abari abo ba meya cyangwa abandi bantu tutazi barakubwira ati we kora ibyo dushaka nuko tubishaka ujye dusinyira twebwe turagupushinga ukabona bamugize gitifu umurenge. Meya avuga ngo basinyira ino mipira urubyiruko rwe bwambare mu bukangurambaga runaka wivunika. Agasinyira imipira 50 bakabaha 3. Urugero nyakubahwa perezida wa Repubulika niyohereze evaluation barebe miliyoni zirenga 50 yajya buri muri burenge wo karere ka Nyamasheke, bagira ngo bamwe bagombaga korora inkoko buri murenge. Hari projet yaje kuzamura urubyiruko, abantu bakora kuri la sentire y'umukandara wa Kiyaga, ari nabo bakora ku muhanda wa Kivu Belt, babakubita ikintu bise ubworozi bw'inkoko. Baravuga ati tugiye guhaza isoko rya Kongo yeri kujya kureba amagi muri Uganda. Urikumva? Barongera bavuga ati none abantu muri haruguru y'umuhanda mugenda mugakora ku ishyamba yego, mwebwe mugiye korora ingurube. N'ubundi naryo ni isoko rya Kongo. Iwe wari uri mu gice cyo kuri Kivu Belt bagomba korora inkoko. Amagi rero ushira ku muntu
byahereye ku munsi wa mbere umena ni ukuvuga ngo guturuka ku mujyi wa mbere bari bamaze kubona, bari bamaze kuvuga ati uyu Papi Moise nidukomezanya nawe twamaze kubona ko arahagarara kema akavuga urubyiruko. Umutwe ufunze buretse ngo bazi niba bakohereje ngo uhagarare urubyiruko uzajya kuvugira abandi urubyiruko. None niba uruvugira umuntu ugiye kuruvugira akaba yaragiranye bifu na mushiki wawe nawe ukora mu nzego z'ibanze bagashwana bakagira ibyo bashwana byabo ntazi barangiza oya se wabyo uri gutanga igitekerezo mu nama njyanama kandi we si umujyanama ni gitifu umurenge baje kuri reporting inama njyanama agataguruka ngo ninceceke wayatobya se nkabaza perezida w'inama njyanama nkavuga ati nyakubahwa perezida w'inama njyanama ndi umujyanama cyangwa se ndi umujyanama uri umujyanama none se executive w'umurenge ancecekesha gute? Icyo gihe umurenge wa Kanjongo ayoborwaga n'uwitwaga Zakariya mujya mu mitsi. Yewe we ntabwo twe tujya mu mitsi. Nibo bantu ba mbere bashatse kunsinyisha inyandiko ngo raporo ivuga ngo ni nyisinye ko nabeshye umukuru w'igihugu. Nyine ngo wamubeshye iki? Reka mbiguhe rero. Ubwo utumye ikiganiro gihindura isura ubwo tuzagaruka kuri version yindi. Amajye bitangira twagiye mu itorero gutozwa i Butare nk'abatoza b'intore. Tugenda tugiye gutozwa nk'abayobozi ku ruhembe intore ku mukondo intore ku mukondo w'iburyo harya ni njye uyoboye isibo turatojwe tirandana n'imizi yose banzu nyuma nyine wabyihoreye wo kabyara ku magambo turatojwe. Tumaze gutozwa urabona hari ijoro buri buke tuza muri meet with presidents twagomba gusorezwa na nyakubahwa perezida wa Repubulika i Kigali. Habagaho ijoro ryo kubaza ibibazo by'ibyo tutumva. Mbaza ikibazo nyakubahwa Madame Rosemary ntabwo yari minisitiri yari PS icyo gihe minisitiri w'urubyiruko yari cyitwa MICT. barangije ikibazo mbabaje nabajije ikibazo cy'amakoperative ya Baringa bavuga adashoboka atabona ibyangombwa. Baravuga ati iki kibazo tukibajijwe kenshi ejo tuzaba turi kumwe n'umukuru w'igihugu ushinzwe amakoperative nawe twaramutumiye. Ikibazo cyazabazwa umukuru w'igihugu noneho tukamenya niba ari itegeko bakora interpretation yaryo nabi cyangwa tukamenya niba ari itegeko ryubatse nabi umukuru w'igihugu agasaba ko rikosorwa. Birarangira bagiye guselekisiona abantu bari buze guhabwa ijambo imbere y'umukuru w'igihugu. Kumbe niko mu bigenza umvase baretse oya nagaru guselekisiona nagaru kuvuga ngo niko babigenza ahantu hose oya nagaru gushushanya twanze twumvikane. Ntago wafata abantu bose none se abantu bose hari abashaka kugira ngo ariko nyine ushaka kuvuga uti muri noranje reka mfate muyo indi nayo ukabota wowe uri aho ngaho undi nayo uti nawe uwo ngo wambaye umupira usaguye nta bindi bintu ugendeyeho. Oya ariko hari ikibazo nabajije cyane niwe gusubizwa. Niyo cyari gifashwe nka special. Iki kibazo cyari gifashwe nka special. Bagushyira ku rutonde. Bashyira ku rutonde nka special. Abantu bari buvuga. Yego. Ariko noneho mwamanitse kumwe mwamanitse. Oya no baramanikaga. Oya uri kwitiranya ibintu. Nge nakubwiye ngo hari ibibazo biri special. Bifitwe n'abantu nuba ngo hari ibibazo twabajije ubuyobozi turi kumwe nabwo mu itorero bananiwe gusubiza. Barumva rwose nawe ibyo bibazo baguha umwanya wo kwibaza umukuru. Baravuga ati uyu muntu ashobora kuzamanika akaboko ntibamubone kandi ikibazo ashaka kubaza kirumvikana gifitiye yego kandi nta n'undi muntu wakibajije. Uwo muntu wa mugani kuza kumuha umwanya ndumva rwose nanjye byabari siko bimeze yego kuyishushanya gutyo birarangije. Noneho haba ikibazo rero ibyo ngiye kukubwira byo byanze bikunze mugomba kubanza kugaragaza ibyo mwakoze. Niba tugiye kuvuga ngo tugiye kureba umuntu ufite ibikorwa by'indashyikirwa habaho kureba ibyo bikorwa urabifite birahari icyo byakoze kirahari genda utubwire ibikorwa ufite. Erega bituma n'abandi nyine babasha gukora kugira babigeraho nabo babona ijambo. Noneho abantu baravuga ntabwo umukuru w'igihugu batubwira ngo kora wowe ibigwi bizagushyira kuri table d'honneur. Baravuga barangije kuvuga bakajya gukora ikosa bakabeshya kandi hari umusaza mukuru buriya nta muntu ubeshya. Ase umuntu akavuga ngo mufite imashini turaga amagi 200 nta n'urwari rw'inkoko. Reka nk'urugero simbukira mu Nyamasheke ureba abantu bose bagiye bazana muri bakavuga imishinga bafite urebe ko ari n'umwe wasanga. Icyo gihe wabeshye ute? Nge sinabeshye
njye naje kugerwaho baravuga ati ariko Papi Moise ati dufite amakuru yuko naho hari ibikorwa ufite nta nubwo njye nari ndi kwishyira muri iyo klasoma ko numvaga nari mfite icyo gihe organization yitwa Ubumwe Foundation niyo yahindutse Rwanda Youth Forum for Human Rights Organization ngira n'icyo bita Green United Venture Industry 2015 njye nakoraga isabune muri Nyamasheke. Urabizi wize biology se na chimie na nizi icyo bita cosmetic and detergent technology. Detergent. Detergent. No wangu ngewe ndi engineer mu by'inganda. Twizemo ibintu bijyanye na management ya industry, twigamo manufacturing, twigamo installation. Izereka ubwo ubumenyi utabwigiye kugira ngo ubeho nawe. Nabwigiye kugira ngo menye kukunda bukoresha mfite amakoperative menshi mazigiye nkugura ari gukora amasabune ari gukora ibiki. Ibintu urabibasha. Ndabutanga. Uzambwire nkwereka ama contract hanze y'aka kazi wanadufasha kugera kuri jewe narababwiye ngo tukazana abashiki bacu baheze mu buraya tukazana abagore bacu baheze mu gataro. Ibyo nibyo nkora. Wabahugura ibyo bintu bakabikora. Ibyo nibyo nkora uraza ukabamuza jewe nukuvuga ngo nabyamamarijemo nuko ari wawe bigisha as a profession. Mburira umuntu wese ugura isabune asanga hejuru ari icyatsi bisi munsi yabaye umweru. Ni ikibazo reka kuyikoresha. Si utubara burya babishyiriyemo. Tujya tuzibona hanze. Ni uburozi buri gukoresha. Toka. Ntabwo bivanze neza. Abantu bose baraza bakavanga ibintu byamara kubyara urufura n'iki bakavuga ngo ni isabune. Ntago ikintu cyose kibyara urufura bari isabune. Dukomeze uko wabeshye mukuru w'igihugu. Mbandagiye ninjiye aho ngaho mvuze ndavuga ati ngewe nitwa Bayisenga Papi Moise mfite organisation nifite company ikora ibi nibi ikora isabune ariko nyuma yo kubona ijambo umukuru w'igihugu yavuze ribabaje ry'uko hari abana bari guta amashuri bakajya mu muhanda n'iki nge natangije organisation yitwa Ubumwe Foundation icyo gihe nifite abana bagera muri 75 m'ibikoresho mu ishuri rya primaire. Bamwe muri bo bana narayije secondary by the way mfite n'undi uri mu wa gatanu nuko naje kugirwa ishyamba mbona bari kunyirukankaho cyane muri Nyamasheke abigaga primaire ndabahagarika ndavuga ati rero umuntu nyirukankaho gutya umuntu nyiruka reka da ahubwo barazaga bakareba ngo Moise wo kwa runaka bakareba umutaka wa data ngo afasha gute urumva ibitekerezo igayitse noneho ngewe ndaza ndabivuga mvuga abana 25 icyo gihe nshimira cyane inzego z'igisirikare urwego rw'igisirikare bwa n'urwego rudahubuka cyane urwego rufite skills buriya niyo mpamvu nyambwira nkabwira ati ngiye mpuye n'umusirikare akambwira ati karacini niyo munsi yanjye haba ari bya bindi bita ngo n'amazirano niyo mbyango hari amazirano kinambaye amawayiti nakicara ko mba nzi neza ko ntago ari buhutireho nambaza nkamusobanurira arambwira ati ngaho genda cyangwa nini namubwira ati iri kosa nariguyemo ariko mumbabarire arakubwira ati genda ntuzongere ntago ari nk'abandi bahita ko bashyiraho ngo ngomba gukwereka icyo ndiki ntabwo ari nk'aba banyerondo irondo ry'umwuga nabwiye abantu ku Marembo TV bafatana mu mashingo bareba abantu ngo nibabanze nibabanze bakubitana amavide ngo ngendazamo nyuma ngo ngiyemo bakari nkubita so mvuga yuko mfite iyo company birarangira nukuri nta n'umuntu wankomeye amashyi mwafande mu bantu bari mwaho ngaho bari nyine turi kuvuga urumva bagomba kubanza kwevariwa ibikorwa dufite kuko abantu benshi baramaze igihe bajya imbere y'umukuru w'igihugu bamubeshya kandi yiri kumubeshya buriya umusaza afanda kubwira yuko oya sabana afanda kubwira yuko uriya musaza ari umuntu utajya ubeshywa iyo uri kumubeshya umuri imbere gutya arakorera ko bwati petit tomanyira we nakubonye ubwo ugiye gusoza kandi koko bikarangira ibyo ukoze ati mume urumva ngewe afande wari arambwira ati ibyo bintu uvuze wabisubiramo ndamubwira ati yesa ati bisubiremo terike kuko nta kintu ngewe nari ndi guhimba navuze ibyo mfite nanga kwirata imyato ndivuga ati sumu ndavuga yuko rwabaye uruganda ndavuga ko rwabaye uruganda wenda roporodi kandi nkikora biri manuel biri mechanique ndavuga ati oya naga company ibyo bivaho tuzamuka i Kigali ndanabyibuka ninge muntu wabaye selected wa mbere twamanutse tujya muri munani muri stade tujya guhura n'umukuru w'igihugu ariko ubwo already ntoranijwe nk'umuntu ufite ibikorwa by'indashyikirwa wavugiraho ijambo yego wasabiraho ijambo ngo ningi wari ufite ibikorwa by'indashyikirwa mu bantu 1700
b'inyamasheke oya cyari gihugu. igihugu cyose turi gutozwa abayobozi bayoboye urundi rubyiruko erega cyose disikuru ubwo iri hano aba iri hano kuri interineti ndayikwereka ababaye wowe w'indashyikirwa yego ndagiye ngiye imbere y'umukuru w'igihugu ndabivuze umukuru w'igihugu aranshimira neza nanjye numva kuri bwa buryohe umukuru w'igihugu bw'amashyi aragushimira yo kuri stade yo kuri stade numva ukuntu aryoha kumva mu mutima nanjye numva navuze ati ndabyibuka nashoje ijambo mvuga ngo nyakubahwa perezida wa repubulika imihigo irakomeye ariko kandi irakomeje ariko iryo jambo navuze ryahise ko rinteza iryo ufite no kuri interineti wavugiye yego gute ndabyibuka icyo gihe minisiteri y'urubyiruko yari yavuze yuko tugomba kurara i Kigali abantu muri Nyamasheke yari akumvise wenda wari usabiyemo ubufasha nta bufasha disikuru yanjye uraza kwiyumvira clearly ko nahavuye abantu benshi bantuka guteze ngo ntago nasabye ngo ni gute wagana imbere y'umukuru w'igihugu ngo ntusabe ariko ku ruhande rumwe papi ntago bakurenganya uri intumwa uri ijwi rero reka manze ngusobanurire iriya opportunity bari bampaye ko ari ukuvuga ibikorwa nagezeho kubivuga byonyine iyo uri imbere y'umubyeyi ashobora kureba akavuga ngo uyu mwana akeneye amaboko kugira ngo azamuke banza unyumve ushaka kuvuga ibyo byawe ukavuga ariko nyakubahwa perezida wa repubulika urubyiruko rw'inyamasheke bananurukamo dufite ikibazo ABC ibyo ngibyo byari bifite babivuze byari bifite bamaze kubaza ibibazo bari kuvuga ati dufite ibibazo bigiye bimeze gutya na gutya nta kibazo ubwo nari nkurimiye y'isi oya ni ukuvuga ngo hari abantu baramaze kugaragaza ibibazo tugiye dufite nanjye nza kugeraho nk'umwanya ngewe kwanza hari ibikorwa twagezeho kandi tubikesha umutekano w'igihugu tubikesha ubuyobozi bwiza ngewe ubwanjye ninjye wabitekereje kubihuza na gahunda za guverinoma kubera ko kandi kuko arizo rero nanyuzemo kugira ngo ntangire gukora iyo sabune nene narabyize mbindi mu mutwe ariko numva ko nzatangira gukora bita amamashini ibibazo bitangira gute rero uwo munsi dusoza itorero ngiye kubihina umunsi dusoza itorero twagombaga kumanuka tukajya twagomba kurara muri Hilltop abantu banyamashike na Rusizi ako kanya meya Kamari ahamagara witwaga Rugira Amande nawe wakoreshwa nyine ari umuntu uri aho ngaho udashobora kumenya ngo urubyiruko oya no hari undi wari coordinateur w'urubyiruko icyo gihe iwacu bita Rugira Amande ubu ni executive w'umurenge mu majyepfo yego ni executive w'umurenge mu majyepfo aramuhamagara amubwira ati abo bantu bacyure ati sizi saha Nyamasheke tekeza dushoze saa 11 urabizi iyo muri guhura na president hariya babazanira utuntu tw'utuboxi bashyiramwo akanyobwa akagati akablete bakagwa n'agafanta no kwica isari tekereza umwana rero utari ufite n'ikindi kintu na kimwe mu mufuka ugahita kumugurutsa saa 10:15 n'imwe gutyo urumva ari bugere Nyamasheke saa 5 hari umwana utaha ku cyato kuri stade y'Inyamasheke bagomba kubacyura ku karere ka Nyamasheke kubera yuko ariko hari imodoka iri bukugezaho ntago bari buyasange ntazo bahasanze kugera ku biri aho imodoka zabafashe ku karere mwari mwaraje mute buri muntu imodoka zadufashe ku karere ziratuzana i Kigali oya ndavuga mwebwe kugera Nyamasheke ku karere muturutse mu ngo zanyu mwaje niki tuba twitegeye bakadusubiza mbere badusubizaga icyo bita transport twakoresheje yego ariko numva agakoryo kabayeho aravuga ati muhita mutaha atase kuba tubiye ko tugomba kora ko tutakora ati no ndavuze ngo nimutahe urubyiruko rwawe rero kwa Stella bari bavuze na ministeri yatubwiye yuko abantu banyamasheke tugomba kurara i Kigali kuri Hilltop yego ko abayobozi bari basabye ko tugomba kubonana ngiye tukanavugana ubwo abandi banza no kujya kwaka certificate yanjye uwo Rugira Amande ewana twari dufitanye beef ya danje kuko baramubwiraga ati umuntu bita papi ati tubona ari we ati kubera ikiwe akunda kuvusira imbere cyane urubyiruko amfete ngewe numvaga yuko ndi proud yo kuvugira urubyiruko kuko ariko nari magana nizo zari inshingano ariko abandi ukabona ntiba ibintu byose babwiye barikiriza ntibashobora kugaragaza ati iki kintu ku rubyiruko rwacu dufite ntigishoboka ngero nakundaga kubaza bati ko mumbwiye ngo ngende mbwira urubyiruko ibi birashoboka gute amazina y'abantu uri kuvuga hano uri kuva muri kiganiro arakumva ayo mazina aranyumva ibindi kuvuga nabisubiramo umuntu bita Meya Kamari sinzamukumbura Kamari Mefabi yego nari mvuze umuntu ubwo ngubwo ibyo biba bigenze gutye babaramanutse bagiye Nyamasheke sinsigaye ngera sigaye Kigali mfite nari saa 11 nibwo ruhagurutse kuri stade y'Amahoro z'umugoroba kugera Nyamasheke ubwo bahageze mu masaa 7 saa 8 gutyo z'ijoro bahageze sasa rero tekereza meya wahagurukije abana iryo joro batariye basanga nta byo kurya bihari
ngo bagiye muri resitora y'umugabo wari waratsindiye isoko ryo gutekera abakozi b'akarere bikomemo basanga ngo hacyakora hasigaye udusigara tw'umuceri bariye saa sita tw'ibiryo bya saa sita n'akantu n'utuntu tw'udutoki abana ndetse umuceri urya igitoki hari igitoki n'umuceri imboga n'izi ahita bavamo abana bahamagara i Kigali bahamagara kuri ya nzu nkuru Katonda ka Bukoba ya nzu nkuru ibunyana ka gasozi kariho ibintu bitatu yego bayihamagare ati twebwe mukatubwira ukuntu gutya na gutya gutya na gutya babahamagaye Meya Kamari ati ibintu turi kumva aho ngaho ngo urubyiruko rwigaragara Meya Kamari barabyutse nijoro aragiye barasaze wowe wasigaye wiryamiye hito nibereye hano i Kigali ku muvandimwe wasigaye hito ngewe nari mfite ukuntu nagiye kwibarana n'abantu b'abayobozi bansabye kubavuza ati niwe muntu wa mbere udutunguye rwose ariko ijambo ryawe gusaba ryasabye igihugu kizagutekerezaho n'aba ari amahirwe uzagira ute uzayabona nihaba ba simbyutse mu gitondo nsanga abavandimwe bampamagaye ko icyo gihe nabanje no kwigira ahantu kwifatira agafanta ndatarama nk'umuntu uri i Kigali nahanguye agacuho ndiryamira cyane kuri nahamagara n'abantu benshi twakubonye kuri televiziyo twakubonye nk'umuntu uri kuvuga imbere ya perezida wa repubulika urumva abantu biba byacitse icyo gihe byo ariko niba hari ikintu isurize mama Fisto hariya ejo bundi umukuru w'igihugu agenda yiyamamaza ntabwo ubyibuka umukuru w'igihugu agenda yiyamamaza yarageze ni Karongi mama Fisto ndabizi Fisto arankurikiye kuri televiziyo ndamusubiza cyane igitifu mu kagari urumva njyewe nasigaye i Kigali ariko i Nyamasheke rwambikanye njye sinanabizi ko nitabye telefone nyinshi cyane telefone nshyira siransiye ndiryamira ukiye mu gitondo usanga abantu bampamagaye barambwira ati rero hano i Nyamasheke byadiganye ni kandi propaganda ibintu byose bavuze yuko ari we bagomba kubishyiraho ko ari we bagumuye urubyiruko ariko na mbere yuko njya kuvuga ndabyibuka simbeshya bamenya ko ari njyewe uri buhagarare imbere ya perezida wa repubulika nkahuza gahunda za ibikorwa byanjye nkashimira umukuru w'igihugu rugira amande yahise atangira kujya kubwira Rosemary ngo mfite ubwanwa nabimenye mu gitondo turi gutambuka uko ubwana bwashize umva se urumva twari tumaze ibyumweru bibiri nteze ikibazo ubwo ufite ubwanwa bwaje ku ruhande aratangira ngo Moise ngo ibikina baragira bamubwira ati ariko ibintu burimo nibiki amakuru nari mfite byari biri guturuka he iwacu n'ubundi Nyamasheke ati uwo muhungu nimutume ahagarara imbere y'umukuru w'igihugu ndakwereka ukuntu baje kundimbura n'uburyo babigezeho noneho njyewe ndaza birarangira mpagiye nirara i Kigali mu gitondo byadegereye umusukuri cyangwa ati nutamanuka nyamara inama izabejo ntizagusiga amahoro namanutse kubagaho nijoro nicara mu nama batabizi ko ndi ku karere bazi ko bagiye kundemeraho isinde kumbi nawe wicaye muri iyo nama kumbi nanjye nicaye muri iyo nama umuyobozi umwe arahaguruka aratangiye aravuze ati ibi byose ati ni Moise wabagumuye ati bikina biki nicaye mu nama kubera umuntu nk'ukuntu waje nijoro nari ndi gondo bagitangira kuvuga Moise ingofero umupira wanjye ingofero uri mu mutwe mbangarika amatwi gutya bagiye ko babona amanitse akaboko hati umunyagwa avuye he muri akaboko banza kwa kumpa ijambo mba ndahagurutse no ndavuga ati ngewe ntimumbeshyere nanditse ku rubuga nk'uko abandi bandikaho kuko bwarakeye mu gitondo kude chapeau ku mugitifu umwe wabaye igitifu w'akagari nayo bamwohereje mu bugitifu ari kugira ngo kuko niwe muntu wari uri muri komite y'urubyiruko mu karere ashobora kuvugira urubyiruko bamwita ashobora no kuyobora akagari yakoraga kuri radio ya Rusizi bamwita ndera ninza kumwibuka ndamuvuga ariko kude chapeau kuko icyo gihe tekereza ko coordinateur w'urubyiruko meya mu gitondo yaraduhimye mu gitondo abantu bose bukiye bwaho nyine mbere yuko njyayo bukiye bwaho yahimye abantu bose ababwira ko nta matike abango ko bahamagaye i Kigali asuka Kamara Fabien yapfaga ikintu urubyiruko rwose rwari rwagiye mu itorero twa tumaze ibyumweru bibiri Huye ntibabahaye n'igipensi gitoboye umuntu bitaga sinihagiye umutipe asigara igitifu akagari hamwitaga Dede niwe wafashe ku mafaranga ye uwo yitwa ngo ningirwa coordinateur w'urubyiruko nkubwira yitaga Amande Rugira yese ko yitegera kuko byose yabaga biziranyeho icye ewana reka nere kuvuga ibirenze bo yahise ko yifatira arigendera atahe wabo aritahira yabaganya bitekere
urumva amaze gutaha umutipe aravuga ati si ubunange aba bana ndabasigaha ajya kuri konte ye yari umunyamakuru kuri RC Rusizi ajya kuri konte ye abikuza amafaranga kudesha umwanya bahaye ubugitifu bahaye uwo Rugiramande iyo baza kuhereza uwo mwana w'umusore niho bifitingaga niho wabonaga afite reason ariko bamushyizemo ari nk'igihano bamushyizemo ari nk'igihano kugira ngo ave mu nama njyanama kuko ntabwo abagitifu akagari ngo gume mu nama njyanama kandi niyo wahagarariraga urubyiruko byibuze kuko Mande nta kintu yaratumariye ntacyo ariko yahembwe kuba gitifu iki hariya bagushyiraho bakagukoresha bamara kugukoresha bavuga ati wowe manda yawe nirangira tuzagushyira kuri uru rwego kuko ngiye nicyo nanze kujya nsinyira amafaranga udufaranga tw'inica nikize bohereje mu murenge bakamabona ndusinyire ko twasohotse tw'urubyiruko nkanga kudusinyira nkavuga ati mureka dutegure irushanwa dukore campaign runaka wari ushinzwe education mu murenge na gitifu nawe se kabiza amade ushinzwe education mu murenge education officer niwe unafite urubyiruko mu nshingano burya bakanga kunsinyira ngo dusohora amafaranga dukore irushanwa duhuze urubyiruko tubabwire gahunda za guverinoma dushimi wenda tunakore campaign urumva noneho sasa ngewe ndavuga ati ntimukandemere ibisinde ngibyo bintu muri kuvuga nanditse ku rugo nk'abandi bose ubwo noneho bijya byadogerera aho ngaho dosiye yanjye noneho abantu baravuga ati uyu muhungu ushobora no guhaguruka mu nama imeze gutya irimo abashinzwe umutekano n'iki akavuga gutya avuga ati none se ngiye mu mbambe cyumva cyo genda byibuka vice mayor affaire économique ne washyize hanze ajya kumuza n'undi mu vice mayor twari nk'abatakana bari bashyize imbere wari ujya kuvuga yuko ntashobotse ibyo bivaho tugiye hanze rero mu isi yo hanze wakibaza ukuntu nahagaze imbere y'umukuru w'igihugu nk'umuntu ufite ibikorwa by'indashyikirwa ariko akaba nta youth connect nimwe negeze njyamo oye nge mbwira bagushinjaga ko abeshye kutagira iki nibyo nshaka kukubwira nyine nari navuze ko nkora isabune bazi batangiye gukoresha abantu bose kugira bakoresha umugabo umwe ngo wari discipline muri systeme ngo arantumira ubwa mbere nditaba arantumira ubwa kabiri nditaba nkumva nta kirari kumbwira kumbi ngo ari gushaka ngo bwa butumire butatu ubundi ngo bambwire yuko ngo ntashobotse noneho ngewe nza kubona ntumiwe ku kagari ku itariki aho ni kuri station ya polisi bahubatse ikigo cy'ishuri hari ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2016 twari turi mu nama njyanama idasanzwe nitabye nsanga hari gitifu hari n'abandi barambwira ati uregura ku mwanya we ubu kuhagarara urubyiruko mu murenge yavuga ati se ndegura nakoze iki nyine ugomba kwegura avuga ati ibyo simbyanze sihegura wegetse ati fatiye ibaruwa rero uyandikure bandambuye ibaruwa imbere gutya kumbe nuko mwegura ati fata iyi baruwa atuyandikure numara kuyandikura iranditse nandikure nimara kwandikura ngo nsinye mfata ibaruwa yo kwegura mfata ibaruwa ngiye simbizi ngende gukubwira ibyambayeho ntago nzi iyo formule yo kwegura n'abandi basanzwe bayisomeraho ntago mbizi ngende gukubwira urugendo rwanjye cyara abantu babegetse ndayisoma ndangije kuyisoma mbona harimo ngo ndemera yuko ngo ibyo nabwiye umukuru w'igihugu ngo ntabikora ego watekereza ibintu wifitiye ku kampani kawe n'uduce nifitiye aka kampani kanje igihe na supplyingaga isabune muri kaminuza ya Kibogora Polytechnic hari ibitabo bigaragaza ko wabahaga isabune mfite n'amasheke nagiye njya kubikuza kuri mwarimu Sako okay urumva bo nari mfite abana 75 mpa ibikoresho n'ubu dokima zabo ndazifite ndazibitse kuko kunyiruka nkaho gutyo by'akarere nibo bampagaritse ko nari nsigaye mvugana n'umudirecteur najya kumuha ibikoresho reka ati we bagushyize kuri blacklist ati uramenye ati ntugiye kunkuraho ugatuma banyirukana bakanga ko mfasha abana b'abanyarwanda nsigarana umwana umwe nafashaga ubu ngo bageze mu wa 5 secondaire n'ubu ninjye umurihira ishuri urukumva noneho ngewe nanga gusinya wabyandukuye ariko oya nibyo nandikuye nabwo ati ngiye ibintu ntago nabyandikura ngewe nemera niba mutanshaka ko mba umuyobozi w'urubyiruko nemera kureka uwo mwanya mukawugumana ariko mwijya kumbwira ngo nandikure ngo ngiye nandikure nishinja ko nabeshya umukuru w'igihugu cyo cyaha ntibikunda nko kugambanira igihugu
kuko umukuru w'igihugu ni abaturage bamutora bahita bagufunga ni igihugu kiba kandi we kimutoye atagufite bagushyira muri ya karindare elegitoronike ku buryo ashobora kuvuga ati uriya muntu ndi kumunyuzaho akarnyafu kubera ko yakoze ikosa ryo kumbeshya wenda aramaramo nk'umwaka umwe murekure kuko rero biba bitarabayeho njye icyo gihe mfungwa ntaburana ubwo n'ubuzima bwanjye bwose icyo bashakaga nanze kubisinya rero batufite umutwe munini wanze no kubisinya batufite umutwe munini bro nagiye kubona mbona bakoresheje umva se nagiye kubona mbona bakoresheje umuntu twari tumaze ukwezi n'igice wa undi nakubwiye negeze nkubwira mu kiganiro nakoreye hano muri Kigali nakoreye imyaka 2 akanyambura yego uramubwiye naramukubwiye uwo mugabo barebe ku Marembo TV barebe ikiganiro twakoranye uri kuvuga ku cyemezo cya leta cyuko bagiye kujya batanga imbunda yego ngo nako ngo kutunga imbunda byemewe uwo mugabo baramukoreshejwe tumaze ukwezi dutandukanye mbwira ukuntu ushobora gutandukana n'umuntu bamukoresha gute mbwira ukuntu ushobora gutandukana n'umuntu akwibye imashini 5 za laptop nunabwire security aho ngaho babwira ati dore uriya muntu turatandukanye mu kazi nunabwire na RIB ukajya kureganyuzemwo imyaka ingahe ukwezi kwari gushize kurumva naje Kigali gutoza naje hano nza gutozwa nafunzwe ukwezi kwari gushize namaze ibyumweru 2 mu itorero mva mu itorero nyine bahisemo gukoresha bate araza ngiye kubona mbona ngo kuri polisi baramamaga ati hano bararezwe ko hari umuntu wibye imashini za laptop 5 tagirana kandi wewe wari ufite zingahe nari ntunze laptop 2 nari mfite laptop imwe niwe wari warayinyihereye no mu nyandiko mvugo ya polisi abivugamo birimo ko yayinyihereye indi ni imashini naraguriye umuntu urabona ko akunda umuntu afite unzi imashini igashya hard disk ntabimenye we ayaca akabona ntiyafishe ikagiye irega cyane ntiyaka ikazamo ikintu cy'ubururu amuntu arayinzana nyigura amafaranga imashini ya HP ElitaBook ndakagura ndakabika nzavuga umuntu arakankoreshereza muri icyo gihe mfite ibibazo uwo mugabo ankoshonye ndagenda nkagurisha no mu mama wari umuyobozi w'ikigo ahantu ubwo ataka amashini rero nta kibazo gafite wowe agafata ama amafaranga amwe andambwira ko azayama izo mashini ebyiri wagira bahise ko bazifata watu wibye 5 ubwo iyo ngiyo baje gukura amakuru baravuga ngo hari mashini ngo yagurishije runaka hari indi iyo yindi nari nayihaye umutipe ayifashije urumva uwo mugabo yari yegeze Andesova ndi kwitegura kujya muri expo yari igiye kubera mu Rityazo ngomba kugura raw material zanaje ahubwo ziri Rusizi ngomba kwishyura kugira ngo zingereho none umugabo ankoshona ku munota wanyuma nyama amafaranga biba ngombwa ko nkoresha bya bikoresho byanjye mfite mfata imashini imwe ndayigwatiriza banguza amafaranga mfata indi ndayigurisha noneho izo mashini nizo bafashe ngo kini kizibiti cyuko ariko inyandiko indega bakaba bandega imashini 5 za HP ProBook wumva akamaramaza gufungwa sinafunzwe na OPJ kigera RIB yari taraza wafunzwe nande nafunzwe na DPC w'akarere niho nahise mbona ko ibintu bikomeye ubundi habagaho icyo bita DPC hakaba na DGPO umukecuru haramubajije Sibikeje ugo ni wandi icyo gihe wari waje ni gipusi wo ku karere ngo ntiyaraze kuvuga DPC ngo ni gipusi iyo nkubwira rero ngo na gipusi wo ku karere aho ngo uyu DGPO wari wa polisi nawe uyu yabaga ari uhagarariye abapolisi bakora iperereza bari abitwaga aba OPJ noneho uwo DPC yabaga ahagarariye polisi unity yari umuyobozi wa unity ya polisi mu karere niwe waze kumfunga sinafunzwe n'uyu nafunzwe n'uyu niwe uhagarariye DPC niwe uhagarariye DPU noneho njyewe nagiye kwinjira mu biro bya OPJ barambwira ngo hoya ngo injira aragurukwa nabwo nabanje kumara iminsi namaze ibyumweru birenga 4 nitaba ibyumweru birenga 3 nitaba buri wakangahe nge najyagayo buri nitabaga njya buri gihe najyagayo nkavuga ati se ko mumbwira ko umuntu yandeze kandi nge nshaka kumurega ahubwo ko urabizi nta muntu urega uwamureze kumurega imishahara yanjye nawe kumbi ngo yandeze agutanga nyine noneho nza gusanga yashyizweho umugore akubita umugabo akamutanga kuri RIB
umugabo akaba ari uzanwa mu mantuza aba agize gutya cya kirego kera kabaye banza leta byashize nk'ibindi byumweru nka 3 kumbi abantu bari kubihuza n'abantu bari bagiye kuva hano mu murwa baje kunsura bya bikorwa byanjye kugira ngo barebe uburyo bantera inkunga nka Minisiteri y'Urubyiruko. Binjiye mu karere nanjye nafunzwe. Ayiwa batiryo nibande muje nta muyufusha kureba uje kureba ibandi atereka uriya ati ibintu yababwiye ntabyo akora. Baba we bajyana raporo ndabyibuka mvana i Kigali ko byarasakuje ngo nabeshye umukuru w'igihugu afande Tom aza konsulana nakoreraga n'ifite aka office Tom ni Tom yari hagarariye ingabo mu karere ka Nyamasheke aza aho nakoreraga aransura mpita kumwereka impapuro ndamubwira ati dore navuze abana 25 imbere ya Perezida wa Repubulika ariko dore mfite 75 izi mpapuro nzihabwa n'umuyobozi w'ikigo yandika abana akora liste y'abana ngiye guha amakaye n'amakaramu akayisinya akayitera kashe akayima ngiye nkamuha ibikoresho akabitanga bari byo asanga mfite abana 75 ati kuki utabavuze boza avuga ati ngiye navuze bake ko numvaga atari ngombwa kwirata imyato none dore nabake navuze ndi kubazira baravuga yuko ngo ngewe kwa Manase mfasha nkande kwa Manase bafashwa se na leta data ntiyigeze afashwa na leta ntago yigeze umusaza wa leta na wagira amaboko yakamirwa naye nyine noneho kudufasha leta yaradufashije kuko yaduhaye umutekano turiho ubwo bufasha n'ubwa rusange ubwihariye bwo bw'inkunga ntabwo mbo mbandaje ntago wabyaraye amaboko umubwiye ngo urajya gufasha mbandagiye ngiye kuri polisi ya Kanjongo mamara hafi ibyumweru ibi ntari nabazwe mu cyumweru cya 3 ngiye gufunika ukwezi babara hankuye banjyanye Rusizi ubwo abantu baje gukura ku karere barakubuze bajyanye ko umuntu ari ibande barambuze ariko reka nkubwize ukuri ndabo bantu navuga bati ikibazo ntabwo ari urwo rubyiruko ntabwo ari uwo muntu nabo bantu bamanuwe no kujya gusura umuntu w'indashyikirwa imbere y'umukuru w'igihugu bakambwira ati wa muntu yarababeshye navuga nti wa muntu si ikibazo ndashaka umuntu wamutoranyije aba ari we dushakiramo ikibazo kuko uyu muntu none kugira ngo nabyumve none se bari bananiwe kumenya kuko niba ufite cyangwa utayifite ubwo urumva ikibazo cyaba wowe wabeshye umukuru w'igihugu cyangwa ikibazo cyabo abaguhaye umwanya ngo uze kubeshya umukuru w'igihugu nibo baba babeshye umukuru w'igihugu ntabwo ari we waba wamubeshye kuko ushobora kumubeshya umubeshyeshejwe abantoranije bari bananzi neza kuko bahawe amakuru y'ukuri none se urumva atari bo banyamakosa kuko nujya kureba urasanga atari bo banyamakosa nyine ushize muri logique jewe nabaye agare imbere y'umukuru w'igihugu urumva ujye kuvuga ibintu hashobora kuba hari impande ebyiri wabivugishwa cyangwa kuko ukabyigamba kuko ubifite yego none basanze kuko warabeshya ikibazo ni uwahagaze imbere y'umukuru w'igihugu babajwe nuko ahubwo ari njye washije kuvuga urubyiruko rwose ntago rwagera imbere y'umukuru w'igihugu ngo buri wese ngo afate mikoro avuge ibikorwa bye harimo ababibura icyo nicyo nshatse kuvuga harimo ababura ibikorwa kuko ntabyo bafite noneho wabashije kubibona cyangwa se wabashije kubyandikirwa basanze yabeshye ikibazo ni uwo wabeshye cyangwa nabatumye agera kuri uwo mwanya akajya kubeshya ikibazo cyabara abatumye agera kuri umwanya akajya ubwo surumva abaje gukorera ku karere bakakubura bakabeshya yuko wabeshye ubwo babaye intumwa z'umukuru w'igihugu oya banagiye neza nabo ko ntago banyuzwe baje kumenya n'ahantu ndi imbere yuko basohoka mu karere aha baraza baransaba bansaba ubuyobozi opije wa Ruhare Emmanuel aranyimana batahira hose aza kwemera ko tubonanira muri ofisi ariko birangira n'ibyo bari kunshaka kubera kondisiyo zashyizweho n'ibyo bari kunshakira by'iterambere ryanjye ntabasha kugira ute mwarabonanye se twararebanye mu biro baturutse mu nama y'igihugu harimo uturutse mu nama y'igihugu y'urubyiruko no muri Minisiteri y'Urubyiruko bakubwira ngo iki cyangwa ubwirwa ngo iki cye havugirwa ibiki bari barambwira ati rero ibyo twari tuje kukurebera n'ubundi ntabwo twakikubwira urimo hano kuko nta kintu cyakumarira ayiwa uri kubyumva kubera aha ngaha uri icyo kora twifurije gusohokamo tuzakomeza uhatane kandi uzakomeza ukore nibura wumva akakuremya nza kumenya yuko nari ngiye gufashwa guhabwa startup yawa nicyo niko guhita kongera ute uva ku rutonde nkurwa ku rutonde urumva igihugu cyo cyari gikoze
babandi bavuga ngo kuba ntarasabye umukuru w'igihugu kuba bari kuganayizinze ibikorwa navuze bakavuga atari ku muntu uri Nyamasheke uri gusapotinga abana uri gukora iriya sabune ejo bundi yahereza urubyiruko rwinshi akazi iriya organization yabona ibyangombwa yatanga akazi ku bantu benshi. Igihugu nta kintu nyishinja ngiye kugeza n'aka kanya abayobozi niyo mpamvu nakubwiye ngo abo bantu bamanipira bashyiraho urubyiruko bashaka bazakoresha. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ibikorwa byinshi by'urubyiruko nibaringa. Naguhaye urugero, injira muri Nyamasheke ushaka cyakora wenda kudesha po ku mumeyi uriho ubu ngubu ntago mpari cyane, ariko nkurikije uburyo abantu babimpa networking ye gukorana n'abasi, ariko naranabibonye by the way mu gihe cy'amatora njye nabonye ari umuntu udasanzwe uko ari akantu kabayeho uzi ko ngewe nari ndi ku yindi side ari akantu kabayeho mbona ukahise ko aje vuba kumva amakuru gusa yuko hari abantu bari kubangamirwa ukajya kubona ukabona meya yise akaparika aho ngaho akamamagara ati bimeze bite tukavugana arabihanduringa aravuga ati ntugire ikibazo. Nazo mbona yuko uburyo ashobora kwegera abaturage be cyangwa iki byahise ko bimpa uburyo ashobora gukorana n'izindi nzego. Ariko icyo gihe niwumva yuko amafaranga y'amatransport ataduhaye agatangwa n'umutipe umwe. Ese cyagiye bagwangandika wegura wareguye? Reka ntago neguye. Warakomeje ubaho byo uhanganye? Oya nge narababwiye urumva, ariko sa umuntu yakubwira ngo andikura ibaruwa ntanakubwiye ngo wandike ibikurimo uvuge ko wemeye gutanga uyu mwanya, aravuye ngo andikura ngo ngewe abayisenga Papi Moise ngo nyuma yo kubona ko izi nshingano ntazishoboye no kubera yuko nabeshye umukuru w'igihugu nemeye kuva kuri izi nshingano z'ubuyobozi bw'urubyiruko mu murenge. Ibyo bintu wabikora? Waba wibambishije. Nicyo cyatumye ntabikora. Ndavuga ati mwebwe mugende mushyireho abandi. Rero impamvu ngena yaratumye mvuga ku rubyiruko wenda ise kunshyira muri iyi story ndagira ngo ubutatu uzagaruka tureba uburyo ibibazo urubyiruko rwana rwo. Yego ushaka kubitera ibibazo byo mu mutwe. No kuvuga ngo ibi ngibi twerekana imibare myinshi y'abiyahura karaburu ibi byafekta wa muntu ushaka gukora. Nuvuga ngo ngenda guha urugero, iyo baza kundeka nkagira amahirwe nkabasha kuganira nabo bantu bari baje kundeba, icyizere igihugu cyari kingire no kuba igihugu cyari kire kugonayizinze nkabereka ibintu navugaga nkabibereka. Uyu munsi ushobora kubona wenda nari kuba ndiri gukoresha nk'urubyiruko rurenga 100 muri Nyamasheke rufatika kabisa. Ariko noneho tumiza isabune za Uganda, ariko noneho bira bintu birambabaza kuva ku bwa Kamari isabune dukoresha iva Uganda nkaho bigashimi kuturusha se iri hano mu mutwe batubigashimi kuturusha. Ngewe ndakubwiye ba mwarimu batwigishije mu masegonderi iyo sabune nyikoze bwana Sam mu minsi mike nshobora kuzakwereka isoko nderekeraho ngiye gukoreraho. Turashinga uruganda ariko twarushinga. Urabona izi sabune abantu birirwa ku marembo muzana imigabane. Ngenda babwiza ukuri ntago dukore business plan simbabeshya. Niba bashaka twebwe twize icyo bita cosmetic and detergent technology. Nuvuga ngo twebwe tubikora mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi bwa kinyamwuga. Niba ujyana nakubeshya surani igikondo nkwereka ibikoresho. Je mfite za mixing machine ndazifite n'igikondo. Mfite ibiki bikoresho ndabifite namaze kubitunganya namaze kubigura ngiye gutangira haboneka mu tuntu tw'inani. Ariko ikintu ushaka kukubwira ni iki, urubyiruko ruratereranwa kandi bikozwe n'ababa bafite ububasha mu turere. Nuvuga ngo wowe w'urubyiruko, reka nk'urugero, reka twicara twiga umushinga tuvuge turashaka gukoresha amarushanwa yo kugira ngo duhembe urubyiruko. Ibi mvuga Doti Rwanda irabizi kuko ngiye nakoze competition abantu Doti Rwanda akarere karababwira ati ntimwibeshye ngo muhereze uriya muhunga amafaranga kaza yarje sari ibi ntambara kandi barabonaga ko nkwiye guhembwa. Ariko barababwira ati kandi urabizi NGO ntago yatakaza yanabeshya n'umukuru w'igihugu ntiyatakaza ariya. Urabizi babakorera ku mazone. Ibi nkubwira rero ni ngo urubyiruko rwinshi depression rufite nyinshi ituruka kuko impamvu uvango muhanga imirimo ntibikunde. Nimanze mumenye namwe imishinga mushoramo amafaranga y'urubyiruko arakoreshwa
ariko reka nkubwire ikintu kibabaje waba uzi ko ari abagore n'urubyiruko abenshi ni bande mu gihugu ni urubyiruko. wari uzi ko ingengo y'imari y'abagore kuko no mu rubyiruko harimo abagore. umva se wari uzi ko ingengo y'imari y'abagore mu karere iba yenda kwikuba gatatu ingengo y'imari bageneye urubyiruko. Abagore bafite abagabo babo, abakobwa bafite abasheri babo. Nicyo nkubwira, ndakubwira ngo urubyiruko ruratereranwa. Ngo se wabyita gutererana? No gutereranwa kuko rudatereranywe abantu bajya nubwo ntago nge navuze ibyo wacu mu karere wasanga wenda hano muri Nyarugenge. Ku ngero zawe. Nge nago warugero mu ngero zacu kw'ibyo bintu twakoraga tubivuga. Ni nabyo bintu twagiye dupfa nabo kenshi kubera ko tubabwiza ukuri. Ubwo busa abantu ku giti cyabo nyine ko wumva ibintu biba akarere izo miliyoni ziba zihari. Umva ukuntu ibintu bimeze. Si abantu ku giti cyabo babideviya. Akarere gahabwa ingengo y'imari bakicara nabo bakagira repartition kubigabanya. Sibyo none iyo bageze ku bagore biroroshye kuyarya kuko nani nzabya zoroshye. Urukumva kubera ko abo bafite ukuntu baboroshya bashobora kuyarya ariko urubyiruko ushobora gusangamo nka batatu nkanjye bakubwira ati bigomba gukoreshwa ni mu bikoresho icyo byagenewe kuko ngira nifite umuntu muri ministeri y'urubyiruko nk'ubwo izo koperative z'amagi bari z'inkoko icyo gihe bari bagiye kuturya bari kutubwira ngo turigurira ikibanza ngo tunacyubake tugira uti nabwo atari ko ngiye urupapuro ruherekeje aya mafaranga nguru ndarufite rwanditse ko ni rwo ndi gusoma uyu muntu ubundi nine naziraga yuko ngiyewe ngaragaza ukuri. So reka shimire abadukurikirana hano kuri Karame Nanone TV. Bwana Samu ninzajya nkwamagara uzajye witaba Karame kandi nanjye nzavuga ati urakoze nanone. Ibiganiro byacu dukomeze tugeze ku banyarwanda ibiganiro byiza kandi ibiganiro bifite ubwenge. Mu by'ukuri ibi biganiro tuzadukomeza tubagezeho uko turashaka kugira ngo dukore ibiganiro byubaka. Iyo tuvuga ibi bintu tubivuga kugira ngo n'igihugu gitere akajisho kuri bya bindi turi kuvuga bitagenda neza kuko tuba dushimira imirongo migari igihugu cyashyizeho nicyo yari kumara ariko abashyira mu bikorwa abakora implementation bajye babakemange babakebure kuko ni benshi batenguha umukuru w'igihugu ariko ntago twifuza ko bakomeza kumutenguha. Turi hano kugira ngo dufate izi mikrofone tugaragaze ubundi babacyahe ubundi ibintu bijye ku murongo. Mwakoze rero mwe mudukurikirana mujye musimbukira kandi muve hano kuri Karame Nanone TV musimbukire no kuri Amarembo TV ni mumukore subscribe mukore like mujye musharinga mujye mureka nyaboneka tuganire kandi tugirerekana urukundo mushireho comment kugira ngo nawe abone yuko mukomeje kumwereka urukundo ibiganiro byacu nakagaruka. Murakoze.